Muri ino video tugiye kurebera hamwe abakobwa batanu cyangwa se top 5 y'abakobwa bakurura abasore cyangwa abagabo mu gihe habaye match za football. Abakobwa bakunze kuba bahari kuko bamwe muri bo ni abanyamakuru abandi bakaba abafotogarafe. Ngo abakobwa ni beza cyane ngo kuko ngo abakinnyi bamwe muri bo barabarangarira cyane ndetse n'abandi basore n'abagabo baba bagiye kureba football bitewe n'ubwiza bwabo. Turaza guhera ku mwanya wa gatanu nk'ibisanzwe tumanuka tujya ku mwanya wa mbere aho tuza kuhasanga umukobwa mwiza uteye neza utuma benshi barangara by'umwihariko igitsina gabo cyangwa se abasore baba bitabiriye kureba match za football zitandukanye. Reka dutangire ku mwanya wa gatanu. Ku mwanya wa gatanu turasanga umukobwa witwa Cynthia Naisa, umunyamakurukazi akaba umwana wa Sam Karenzi. Uyu niba usanzwe umuzi cyangwa se ukaba uri ubwa mbere umubonye ubona ko ari mwiza cyane, afite taye nziza ku buryo nawe ushobora kumubona ukaba wamara nk'iminota myinshi cyane ukimwitegereza bitewe n'ubwiza bwe, uburyo ateye, uburyo aseka, byagera mu kuvuga amakuru ho bikaba akarusho kuko afite ijwi ryiza cyane bituma benshi bifuza kumwumva. Aho akunze kuvuga amakuru y'imikino yakunzwe kubibaza kenshi n'itangazamakuru bamubaza impamvu bamurangarira cyangwa se impamvu atuma abantu benshi bakomeza kumwitegereza mu gihe agiye kureba match ya football. We yakomeje kuvuga yuko ajya kuyireba afite gahunda yo kwirebera amakuru ndetse no kuza kuyaha abamukurikira ku mbuga nkoranyambaga. Gusa bamwe bavuga yuko uburyo aba yambaye cyangwa se uko aba yitwara ari byo bituma benshi bakomeza kumurangarira, ku buryo abakinnyi bamwe muri bo bamwifuza ndetse n'abandi bose baba bagiye kureba match bagakomeza kumwitegereza kureba umupira cyangwa se uburyo abakinnyi bakina nk'uko ari byo biba byabajyanye. Niyo mpamvu byatumye Cynthia Naisa agaragara kuri umwanya wa gatanu nk'umukobwa uteye neza, mwiza cyane, urangaza abasore ndetse n'abagabo bitabiriye mu kureba match za football zitandukanye. Niba nawe usanzwe umuzi tubwira muri comment niba nawe ushobora kuba nawe yakurangaza cyangwa se niba nawe ubona ari umukobwa mwiza cyane kandi uteye neza nk'uko benshi bakunze kubivuga. Tudatinze reka dukomeze ku mwanya wa kane. Ku mwanya wa kane turasanga umukobwa witwa Cyuzuzo Beyonce. Uyu ni umukobwa w'umufotogarafe wamenyekanye cyane ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye. Uyu akaba umukobwa mwiza uteye neza, useka neza, ufite taye nziza bituma benshi bakomeza kumurangarira. Uyu yifuzwa n'abakinnyi benshi ndetse na bamwe mu bitabira mu kureba match za football. Uyu iyo ageze ku kibuga mu gihe ari gufotora abenshi baramurangarira cyane ku buryo n'umukinnyi ashobora guhagarara hafi umunota umwe akitegereza uyu mukobwa aho kwitegereza aho umupira ugeze. Ibi byatumye Cyuzuzo Beyonce agaragara ku mwanya wa kane. Niba nawe usanzwe umuzi ushobora kuba wabyemera, niba uri umusore cyangwa uri umugabo nawe ushobora kwemera ko Cyuzuzo Beyonce ashobora kukurangaza bitewe n'ubwiza bwe ndetse n'uko ateye. Nubwo Cyuzuzo Beyonce akomeza kurangaza benshi by'umwihariko abakinnyi, yavuze ko nawe hari abakinnyi bamwe na bamwe bamurangaza cyangwa se akunda cyane bitewe n'ubwiza bwabo kuko ngo abibona neza mu gihe ari gufotora. By'umwihariko twavuga nk'umuzamu w'ikipe y'igihugu Amavubi witwa Ntwari Fiacre. Yakomeje kuvuga ko ari mwiza cyane, ko afite uruhu rwiza, ko ari umusore mwiza ushobora kuba yamubera boyfriend cyangwa se umugabo bitewe n'uko ari mwiza. Uyu Cyuzuzo Beyonce byatumye akomeza kumenyekana cyane by'umwihariko mu gihe agiye gufotora cyangwa se yitabiriye mu kureba umupira wa football, abenshi bakomeza kumuhanga ijisho bityo nuko ari umwe mu bakurura abagabo cyangwa se abakinnyi ba football, kandi nawe gukomeza kumwitegereza bitewe nuko bazi ko akunda Ntwari Fiacre bavuga ati ese Cyuzuzo Beyonce buriya ameze ate cyangwa se Cyuzuzo Beyonce ari kubibona agute. Ibi byatumye akomeza kwitabwaho cyane n'abatari bakeya by'umwihariko mu kibuga cya football aho benshi bamwitegereje aho kureba umupira wabajyanye. Bikaba byatumye Cyuzuzo Beyonce aza kugaragara kuri uwo mwanya wa kane. Ntatinze reka dukomeze ku mwanya wa gatatu. Ku mwanya wa gatatu turasanga umukobwa witwa Christa Lyonnaise abenshi bazi ku izina ry'Intare y'Ingore. Uyu akaba ari umunyamakurukazi mwiza cyane, utuye neza, useka neza, ufite taye nziza ituma benshi barangara, byagera mu kuvuga amakuru bikaba akarusho bitewe n'ijwi rye ryiza cyane. Ibi byatumye benshi bakomeza kumurangarira bitewe n'ubwiza bwe by'umwihariko mu kibuga cya football aho bamwe bagiye kureba umupira hari n'abakinnyi bari gukina umupira bakunze kumwitegereza cyane ngo ku buryo n'umukinnyi ashobora guhagarara umunota hafi iminota ibiri akitegereza ubwiza bw'uyu mukobwa bitewe n'uburyo ateye neza, bigatuma benshi bemeza yuko uyu Lyonnaise Christa yagakwiye kugaragara kuri umwanya wa gatatu nk'umukobwa urangaza abasore ndetse n'abagabo n'abakinnyi muri rusange n'abandi bose baba bitabiriye mu kureba match za football. Tudatinze reka dukomeze ku mwanya wa kabiri. Ku mwanya wa kabiri turasanga umukobwa witwa Josiane, nawe akaba ari umunyamakurukazi ukomeye cyane.
Uyu nawe abakinnyi benshi bakunze kumurangarira mu gihe ari mu kibuga, aho aba ari kureba amakuru cyangwa se kureba uburyo aza kuvuga uburyo match yagenze. Abenshi bakunze kumurangarira by'umwihariko w'abakinnyi ndetse n'igitsina gabo muri rusange bitewe n'ubwiza bwe. Nawe niba usanzwe umuzi cyangwa se akaba ari ubwa mbere umubonye, urazi neza ko afite taye, azi kuvuga neza amakuru kandi ateye neza, bigatuma benshi bakomeza kumurangara bitewe n'ubwiza bwe. Uyu Josiane akaba yaje kugaragara ko mu mwanya wa kabiri, gusa nubwo abenshi bakomeza kumurangara by'umwihariko igitsina gabo, nawe burya hari umukinnyi ngakunda w'umunyatanzaniya, aho akunze no kujya kureba match muri Tanzania mu gihe ikipe y'uwo mukinnyi agiye guhura n'indi, akenshi akunda kujya kumureba, aho yakunze kuvuga yuko yifuza ko bakifotozanya bitewe n'uko abona ko ari umukinnyi mwiza cyane kandi akaba n'umusore mwiza, kuko we abona ari we mwiza cyane kurusha abandi basore cyangwa se abandi bakinnyi bose ba football azi. Uyu mukinnyi witwa Salum Abdallah ukina muri Azam mu ikipe ya Tanzania, niwe ukundwa cyane n'uyu munyamakurukazi Josiane urangaza benshi by'umwihariko muri football. Uyu akunda kujya muri Tanzania kumureba bitewe n'uko ari mwiza cyane. Nawe usanzwe umuzi cyangwa se ari ubwa mbere umubonye, ndazi neza ko utashidikanya ko Josiane nawe ashobora kukurangaza nimba uri umugabo cyangwa se uri umusore, cyangwa se niba uri umukobwa nawe ushobora kumwitegereza ukibaza ati ese uriya Imana yamuremye bari kumwe, ati ese uriya ni irihe banga yakoresheje kugira ngo abe ateye kuriya. Tudatinze reka dukomeze ku mwanya wa mbere. Ese ku mwanya wa mbere urabona ari uwuhe mukobwa cyangwa se ari uwuhe mufotogarafu cyangwa se ari uwuhe munyamakurukazi wagakwiye kugaragara kuri uyu mwanya wa mbere mu kurangaza abakinnyi cyangwa se abitabira kureba match za football? Tubwiye muri comment turebe ko uwo tugiye kuhasanga ari we. Nkwibutsa niba ari ubwa mbere cyangwa se akaba ari usanzwe ko mu muco wa YouTube, ukaba utarakora subscribe, like, share na comment, ufungure inzogera, wabikora kuko ni ingenzi cyane kandi ikaba n'inkunga ikomeye. Wamaze kubikora ndagushimiye cyane, niba ino video wayikunze ukore like, ube ku gutanga igitekerezo cy'uko wayibonye, utubwire n'umukobwa mwiza cyane kurusha bano batanu tugiye kubona muri top 5 barangaza abasore ndetse n'abakinnyi muri match za football. Dukomeje ku mwanya wa mbere turasanga Mutoni Nadia. Uyu akaba ari umugore w'umukinnyi witwa Claude Niyomugabo. Uyu Mutoni Nadia urabona ko ari umukobwa mwiza cyane, haba uburyo ateye, uburyo aseka, uburyo afite taye nziza, uburyo agaragara na yuko ari umukobwa mwiza, uretse ko ubu ngubu ari umugore wa Jean Claude Niyomugabo. Uyu rero akaba afana amakipe menshi atandukanye, by'umwihariko amakipe umugabo we aherereyemo cyangwa se agiye gukiniramo. Twavuga amakipe amwe n'amwe akunze gufana cyane nka Chelsea yo mu Bwongereza, APR FC ndetse n'ikipe y'igihugu Amavubi. Uyu Nadia Mutoni nawe ni umwe mu barangaza abakinnyi ndetse n'abasore bose baba bitabiriye mu kureba umukino wa football, nubwo bazi neza yuko afite umugabo, ntibibabuza gukomeza kumwitegereza bitewe n'uko ateye. Witwa nyuma ino video ndagushimiye cyane, nizeye ko wakoze subscribe, like, share na comment, ukibwa gufungura inzogera kugira ngo utazacikwa na update z'ubutaha. Biko kutubwira muri comment uko wabonye ino video. Niba ari wowe wifuza tubwire muri comment. Nawe utaha.